ariko ubutumwa bw'abantu nibwo nari ndi kunyuzamo amaso. Minsi 136 minsi 136 Ishimwe Vestine ashyingiranywe imbere y'Imana nk'umugore n'umugabo. Umugabo we bamwita Idrissa Jean-Luc Ouedraogo, akomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Kukiriya post yaje mu gitondo cya kare urana amasaha muri Canada. Nayisomye ndabaza ndatekereza ndasesengura, abantu baranyandikira bati Sango niwe muntu watubwiza ukuri kuko ntabwo muhakinze account ye bayitwaye bishyirwaho n'undi muntu. Mu by'ukuri sinzi iyo post nta muntu utayibonye. Uko biri kose umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ashobora kuba atayibonye, ariko badakoresha smartphones ariko bazi bano bana abakobwa umugore wa Ouedraogo mu gitondo cya kare. Ntabwo ari mu cyakare cyane, ni kwa kundi abantu ahubwo mutakizinduka ngo mumenye ngo ibiri kuvugwa ngo ni ibi. Tina yashyize kuri Insta story ye ati today the life I'm living is not the life I choose. Kuba mu cyandi kunyuramo ntabwo ari bwo buzima nahisemo. In a bad situation, kubaho mu buzima butari bwiza cyangwa se ni kunyura mu bihe bitari byiza. Deserve this, ntabwo ari byo nari nkwiriye. I made a bad decision in my life. Ndabizi nakoze amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko ntacyo bitwaye. Allows some things to happen so we can learn. Ireka ibintu bimwe na bimwe kuba kugira ngo tubashe kwiga. A lot byinshi cyangwa se nize byinshi. And will ever lie to me again to destroy my life. Numuzongera kumbeshya agamije kwa konona cyangwa se kwangiza ubuzima bwanjye. Man I choose to be with, mugabo nzongera guhitamo kubana nawe, ko hagaze na buri kimwe cyose kimwerekeye.